politike akanakizwa ati nge nkunze kubwira abantu subwa mbere ikibazo bakimbaza nkunze kubwira abantu ko ubwo yenda muri politike hakomeye hashobora kuba hari ibigeragezo ariko ugerageza abanyepolitiki ni ugerageza abanyetorero ni ugerageza abahinzi ni ugerageza abacuruzi ni ugerageza abacamanza umwanzi wacu numwe ni Satani kandi ntahahezwa yagusanga mu itorero yewe wanahisemo no kureka ibyo muri iyi si bisanzwe ukavuga uti ngiye gukorera Imana gusa ni umukozi w'Imana nubwo twese aho turi hose turi abakozi b'Imana ariko specific mu itorero kuko murabizi hari abapastori bajya bahemuka bakagwa mu byaha by'ubusambanyi bakagwa mu byaha byo kwiba bakarya amabati y'abapfakazi n'ay'imfubyi ni ukuvuga ngo icyambere cyo dukwiriye kumenya ntaho twahungira umwanzi Satani nta gace tukiri muri iyi si kari secure byiza rero nuko twasaba umwami Yesu akaduha imbaraga zo guhangana na Satani aho twaba turi hose noneho akatudeployinga aho yatudeployinga hose haba ari ku musozi wa politike yatwoherejemo azajyana natwe azabana natwe kandi azadushoboza kuko udushoboza niwe ntabwo ari twe twishoboza na nubwo dushobozwa nuko twacuzinze profession yoroshya aho Satani atagera kuko ntawe ikindi cya kabiri Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV ndabona mukiri batoya benshi mwavutse nyuma yayo yenda n'abatavutse nyuma yayo bari bitambambuga mu gihe cyayo bashobora kuba batayibuka neza ibyo rero bituma dukwiriye kongera kwibutsa kuko hari abafite ababyeyi bayirokotse hari n'abataragize ababyeyi bayirokotse ariko babona abantu baturanye n'abantu bayirokotse rero ni byiza ko mwayisobanukirwa niyo mpamvu uku kwibuka guhoraho tukibuka abacu bahitanywe nayo tukabaha icyubahiro bakwiriye kuko jenoside yabicaga nabi ikabatwara ubumuntu bakicwa nabi kurusha nuko abantu bica ibikoko kugira umwanya rero duhagarara nk'igihugu tugapeyinga respect kuri abo bantu ni uburyo bwo kubasubiza agaciro bambuwe na jenoside ikindi tuba dushaka ko abo baturimwo bayirokotse bataba bonyine mu bihe nk'ibi ngibi baba bibuka ibyo baciyemo ko igihugu cyose gihagararana nabo kikababwira ngo mpore mwihangane mukomere nubwo mwabuze abanyu namwe mwakomeretse ariko turi kumwe nk'igihugu cya gatatu ari nacyo gikomeye cyane ni ukugira ngo nkamwe mutayibonye muyisobanukirwe neza musobanukirwe amateka yatumye iba musobanukirwe uko yateguwe
ndetse musobanukirwe nuko yarwanijwe igahagarirwa n'ingaruka zayo n'uburyo igihugu cyahanganye n'ingaruka zayo. Ariko cyane cyane tuba dushaka kugira ngo musobanukirwe uko yateguwe. Ntabwo yaje nka tremblement de terre cyangwa earthquake, yarateguwe. Hari ibintu biganisha kuri jenoside. Ni byiza rero ko abana babisobanukirwa kugira ngo nejo bundi niba bibona muri societe bashobore kubirwanya, boye kubyakira ahubwo babirwanye. Ni ngombwa, izo nizo mpamvu nyamukuru zituma twibuka. Nubwo narinzi ntakekeranya ko mumaze kubibwirwa inshuro nyinshi, ariko muri pedagogy baravuga ngo iyo umuntu asubiyemo ikintu nibwo abantu bagenda barushaho kugisobanukirwa no kucyakira. Reka rero ngaruke ku kiganiro nyirizina bansabye kugirana namwe. Uruhare rw'urubyiruko rwa gikristo kubaka igihugu cy'ubumwe bw'abanyarwanda. Ngira ngo impamvu banagihaye uyu mutwe nuko tuzi ko igihugu cyacu kijya gusenyuka hakabamo na jenoside, nuko ubumwe bwari bwabuze. Noneho jenoside iraza irabuheraheza. Kugira ngo jenoside ibe, ubumwe bwari bwabuze, ariko noneho inabaye na bukeya bwari buhari burahashengukira. Rero birumvikana ko mu gihe tuba twibuka jenoside ni ngombwa ko dutekereza cyane kuri icyo kintu cyabuze kigatuma habaho jenoside. Noneho tukavuga tuti ubu noneho twaranakibuze, noneho jenoside yaragisenye, twakora iki kugira ngo twongere twubake ubumwe bw'abanyarwanda? Iyo tuba tubufite twaba tuganira gusa ngo ese twabusigasira gute, ariko kubera jenoside yabushenye, ahubwo dufite n'umukoro wo kubwubaka bundi bushya. Rero ubwo turabigarukaho, ariko nagira ngo tunibaze igihugu gifite agaciro ki? Natekereje ndareba, ese buriya Imana iha agaciro igihugu? Njya kureba muri Bibiliya ahantu havugwa igihugu, umuntu yenda yatangira ahera mu murima wa Edeni, ya ngobyi ya Edeni, kubera Adamu na Eva nibo bariho, aho yabahaye kuba nicyo gihugu cyabo. Ubwo ni ukuvuga ngo Imana ibona ari ngombwa ko abantu bakwiriye kugira igihugu, ibaha igihugu bakwiriye guturamo, ndetse inababwira ko bakwiriye kugikorera, kugifata neza. Urumva mu maso y'Imana yumva buri muntu wese akwiriye kugira igihugu igihe akiri hano ku isi, igihe gitegereje gakondo ye y'iteka ryose, akwiriye kuba afite na gakondo hano ku isi. So igihugu ni umurage w'Imana. Naje no gusoma mu byakozwe n'intumwa,
umurongo wa 17, igice cya 17, umurongo wa 26 na 27. Haravuga ngo yakomoye ku muntu umwe amoko yose, iyatuza ku isi yose, ni nayo yashyizeho ibihe by'ibiba n'isarura, kimwe n'ingabano z'aho abantu bagomba gutura. Urumva niba u Rwanda rufite aho ruri, rukagira borders mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba, n'Imana yazidushyiriyeho. Of course abantu bashobora kuvuga ngo reka ngo ni twebwe twiyaguriye u Rwanda, twararwiremeye turarwagura turugarukiriza aho ngaho, none muriho murabyitirira Imana. Ariko dusubiye n'aho Imana yinterveninze iha Abisirayeli igihugu. Uzi ko yabahaye igihugu ikanababwira n'imipaka yacyo. Ariko nubwo yabahaye igihugu ikababwira imipaka yacyo, ntabwo ari yamanutse ngo igirire icya. Abisirayeli barahagurutse barakirwanira, ariko Imana ibari imbere. Iyo dusoma muri Ezekiyeli 47, wereye ku murongo wa 13 kugeza kwa 20, ngira ngo ni birebire, ariko yenda reka nsomemo magambo makeya. Nasomye muri Bibiliya ijambo ry'Imana ngo Nyagasani uhoraho aravuze ati, dore igihugu muzagabanya imiryango uko ari 12 ya Isirayeli, ariko Yosefu azahabwa imigabane 2. Muzagira mwese umugabane ungana, kuko nabirahiriye abakurambere banyu ko nzawubaha. Ni iki gihugu mukaba mugomba kugihabwaho umurage. Dore rero imbibi z'igihugu: ku ruhande rw'amajyaruguru uhereye ku nyanja nini, urubibi ruzakurikira umuhanda w'Ihetironi unyura Hamati n'Isedadi rukomeze. Yagiye avuga amajyaruguru, iburasirazuba, amajyepfo, iburengerazuba. Bivuze iki? Bivuze kandi nyine nk'uko nari maze kubivuga ngo ni iki gihugu mugomba kugihabwaho umurage. Uru Rwanda rero natwe dukwiriye kumenya ko ari umurage Imana yaduhaye. Uwo murage rero dukwiriye kuwufata neza, ntabwo dukwiriye kurangarana. Nkuko mu itangiriro 2:15 nyine nari maze kubivuga, Imana yaremye Adamu na Eva ikabashyira mu ngobyi ikababwira ngo bayifate neza. Natwe Imana yadushyize muri uru Rwanda kugira ngo turufate neza, turuteze imbere. Gufata u Rwanda neza ni ugufata mbere na mbere neza Abanyarwanda. Iyo twatangiye kumarana mu maso y'Imana, ikigira igihugu si imisozi,
si amataba, si amashyamba, nubwo ibyo nabyo ari ingirakamaro kuko iba yabitanze kugira ngo bitume ubuzima bwacu buba bwiza. Ariko ikigira u Rwanda ni Abanyarwanda. Rero Abanyarwanda nibo tugomba guha agaciro mbere ya byose. Ariko kandi badafite ibibatunga, badafite amazi meza, badafite amashyamba, badahumeka neza, batagira bate, nabo bazapfa. Niyo mpamvu na environment tugomba kuyifata neza. Ariko cyane cyane mbere na mbere Abanyarwanda. Rero mu rwego rwo gufata neza iki gihugu ni ugukunda Abanyarwanda, ugashaka ibishoboka byose kugira ngo babeho neza. Rero ngarutse ku rubyiruko, ibyo navugaga ni responsibility ya buri munyarwanda wese n'urubyiruko rurimo. Ariko noneho navuga nti urubyiruko rwo rufite uruhare runini cyane, kuko urubyiruko ni rwo rwinshi. Mu ibarurishamibare cyangwa rosansoma iherutse gukorwa, twasanze abantu bari munsi y'imyaka 30 ari 70%, 70.3% by'abaturarwanda. Nubwo yenda wavuga ngo muri abo harimo abana, ariko n'abana bucya baba mu rubyiruko. Ubundi definisiyo y'urubyiruko hano mu Rwanda ngo nabafite hagati y'imyaka 16 na 30. Ariko nuri munsi ya 16 bucya aburubyiruko. Rero biratugaragarira ko urubyiruko ni rwo rwinshi mbere ya byose, kandi ni narwo ruzamara igihe kinini muri uru Rwanda. Ubundi byose bigenze neza, ariko statistiquement parlant n'ubundi cyangwa se statistically speaking, nimwe muzamara igihe kirenuka. Ubu rero nimwe mufite responsibility nini kuri uru Rwanda. N'ubumwe bwarwo mubufiteho uruhare runini cyane. Noneho rero nk'abakristo, kuko mwasabye kuganira ku ruhare rw'urubyiruko rwa gikristo mu kubaka igihugu cy'ubumwe bw'Abanyarwanda. Ubundi turi abakristo nyabo, nta na debate nini twagera ku ruhare rwacu, kuko tubayeho ubuzima bwa gikristo automatically, navuga ngo almost by default twakubaka ubumwe bw'Abanyarwanda. Kuko umukristo se ni muntu ki? Uba ravuye mu byaha, warahindutse ikiremwa gishya, wera imbuto za gikristo. Zirimo ziriya z'umwuka wera, aho dukwiriye kuba twera imbuto z'urukundo. Niba umukristo yera imbuto z'urukundo, ni ukuvuga urubyiruko rwa gikristo muba mukwiriye kuba mukunda buri munyarwanda wese. Nimukunda buri munyarwanda wese,
byanze bikunze ntaho gusenyuka k'ubumwe bw'abanyarwanda kwaturuka, ahubwo urwo rukundo muzaba mukunda buri muntu wese bizaba ari nko kubiba ubumwe mu banyarwanda. Nimwera imbuto z'ibyishimo. Imagine urubyiruko rwa gikristo rwose rugiye rwera iyo mbuto yo guhora runezerewe, rukabahindura. Twera imbuto z'amahoro, turi abanyamahoro, tugenda tubiba amahoro aho turi, nk'uko umwami Yesu yatubwiye ngo hahirwa abazana amahoro, blessed are the peacemakers. Nta nubwo yavuze ngo blessed are the peacekeepers. Nta nubwo yavuze ngo blessed are the peacekeepers. Ni blessed are the peacemakers. So turi deliberate gushaka amahoro aho turi hose, tuga creating amahoro. Byanze bikunze ubumwe bwaboneka. Indi mbuto niyo kwihangana. Buri ibintu bisenya ubumwe nuko abantu batihanganirana. Umuntu utameze kimwe nawe ukamwihanganira, yewe yanavuga n'ibintu bitanabu kumva wamusubiza nawe akagusubiza, byagera akagukubita urushyi noneho ukamukubita ebyiri, kubera arabazi habuze kwihangana. Turi abakristo b'ukuri bera imbuto zo kwihangana, twaba turiho dukontribuwa mu kubaka cya gihugu cy'ubumwe. Twera imbuto zo kugira neza, z'imico myiza, zo kugwa neza. Umwami Yesu niwe wigeze kuvuga ngo ni umwanzi wawe niwamubona ashonje uzajya umugaburira, niwamubona yambaye ubusa ujya umwambika. Ngo niwakora ibyo, ni Paulo wabyanditse, ariko kubera tuzi ko ijambo ryose ryo muri Bibiliya ryanditswe sur inspiration du Saint-Esprit, tuba tuvuga ngo Imana yaravuze ngo iyo ukoze ibyo, ngo ubusa n'umwaruriyeho amakara ku mutwe. Of course hari wabivuga ngo ari umwanzi wanjye nyine reka mwaruriyeho menshi, ariko mu by'ukuri yari imvugo figurative. Ari nko kuvuga ngo ageraho akabura aho akwirwa, akavuga ati atari kuriya muntu mwangira iki, rwose ko mbona opportunity yose abonye angirira neza ndamwangira iki. Turamutse dushoboye gukora ibyo bintu no kubanzi bacu, kuko umwami Yesu yaratubwiye ngo nitugirira neza abadukunda twaba turushije iki abanyabyaha. N'abanyabyaha bagirira neza ababakunda, usibye ko rimwe na rimwe icyaha kibaganza n'ababakunda bakabagirira nabi. Ariko twebwe nk'abakristo dusabwa no kugirira neza abatwanga, tukanasabwa no kubasengera no kubagirira umutwaro. Turamutse tubikoze neza twaba turiho twubaka cya gihugu cy'ubumwe, twaba turiho dukora rwa ruhare rwacu rw'urubyiruko rwa gikristo. Kandi ni mubikora, usibye ko niyo mwabikorera ababaruta abakuru, yenda mushobora no kuba winenga, ariko reka tuvuge ko yenda bashaje, ngo igiti kigororwa kikiri gito
cyaba gishaje ntubu kigishobora kukigorora, ariko niyo mwabikorera bo mu ngano mukababuza ikintu cyose cyatuma ubumwe bw'abanyarwanda busenyuka, kubera urukundo mwabakunze, kubera amahoro mubaha, kubera kubihanganira, kubera kubagirira neza, kubera kugwa neza, kubera kugira imico myiza, igihugu cyacu tuzagihindura, twubaka ubumwe bw'abanyarwanda. Nitudahemuka, nitumenya kwifata, burya abantu batangira kwangana no kugira gute kuko baba banahemukiranye. Ariko turi abakristo, ubundi nta mukristo uhemuka, nta mukristo ufite guhemuka. So nituba abakristo nyabo, ubumwe bw'abanyarwanda byanze bikunze buzubakwa. Ariko nyine tugomba kuba deliberate, tukaba abakristo nyine bameshe kamwe, bari determined kubaho mu buryo bwa gikristo. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo wa 11 kiba kivuga uburyo abakristo bakwiriye kubaho. Buri igice cya 3 cy'Abakolosayi, niyo umuntu yavuga ngo niyo Bibiliya ye, kavuga uti ngiye kubaho nkuko igice cya 3 cy'Abakolosayi kinsaba kubaho, nukuri waba wabaye umukristo nyawe. Ariko kuri umurongo wa 14 bariho bavuga ukuntu umukristo akwiriye kubaho, noneho bageraho baravuga ngo aho rero muri ubwo bukristo, aho rero muri ubwo bukristo haba hatakivugwa umunyamahanga cyangwa umuyahudi, wakebwe cyangwa utakebwe, umusiti n'umunyeshyamba, inkorera gahato cyangwa wigenga, ahubwo Kristo ni byose muri bose. Nituba abakristo nyabo, ntabwo hazaba hakiri umuhutu cyangwa umututsi cyangwa umutwa, ntabwo hazaba hakiri umunyenduga cyangwa umurera, mushiru, tuzajya duhura twese turi abana b'Imana. Imana yashyize mu Rwanda ngo tube abanyarwanda, kuko muri Yesu ibyo ntibibamo. Rero navuga ko dufite challenge nini nk'abanyarwanda, nk'urubyiruko rw'abakristo rwa gikristo, ko icyo dukwiriye gukora, icyo dukwiriye gusaba Imana nuko yadufasha tukaba abakristo nyabo. Kuko igihe cyose twakoze ibitandukanye n'ibyo nari ndiho mvuga, buryo ntituba tukira abakristo. Yego tuba tukitwa abakristo, ariko tuba twatandukiriye. Ariko icyiza cyo nuko tugira Imana ibabarira. Ariko nanone mujye mumenya ko iyo Mana yacu ibabarira, itubabarira ikurikije akebo ko kubabarira kacu uko kangana. Niba ari gato nayo izatubabarira buhoro, kuko ahantu henshi muri Bibiliya haba hatubwira ngo mubabarirane nkuko namwe mwababariwe. Niba warababariwe buke, ubwo yenda uzababarira buke.
ariko twese twababariwe cyane. Ndetse mu isengesho ry'umwami wacu Yesu Kristo ariya muri Matayo 6 ereye ku murongo wa 9 kugeza kwa 14, umuntu yicaye akanaritekerezaho, noneho tukaba ibyo tuvuga. Murabizi ko dutangira tuvuga Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Data wa twese uri mu ijuru. Umwami Yesu nyine kubera ari Imana, nyine buri kintu cyose yavugaga cyabaga kiri perfect. Ntabwo yavuze ngo data wanjye uri mu ijuru, kuko iyo tuba tujya imbere y'Imana tuvuga ngo data wanjye uri mu ijuru, you can ignore abandi kuko uri kumwe na so mu ijuru. Ariko igihe cyose wadressinga isengesho ryawe Imana uyadressinga nka data wa twese. So n'abandi bose baba barimo, n'abatutsi muturanye baba barimo, n'abahutu muturanye baba barimo, n'abatwa muturanye baba barimo. Aho bari hose ujya imbere yayo nk'umuvandimwe wabo, kuko ni so wanyu mwese, ni data wa twese uri mu ijuru. Niba twabitekereza, ariko ubwo tujya tubitekerezaho, kuko ntabwo wava kubwira so mu ijuru ngo data wa twese uri mu ijuru, noneho tube tugitemana, tube tucyangana, tube tugihemukirana, kuko dukwiriye kubaho nk'abana ba data umwe. Ibyo rero nibyo byazana contribution mu kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda. Kandi narindiho mvuga ikintu cyo kubabarira muri iryo sengesho. Hari aho tugera tukavuga ngo utubabarire ibyo twagucumuyeho nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Urumva turigereye, twishyiriyeho mesure, utubabarire ibyo twagucumuyeho nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Niba utababarira abagucumuyeho, ubwo wabwiye Imana ngo kubera ntababarira abancumuyeho, nawe Mana ntumbabarire, kuko nicyo bivuze. Tubabarire ibyo twagucumuyeho nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Rero nk'abakristo turamutse tubaye, ubundi byakabaye bituma mbere y'uko urangiza wirukanka ukajya kubabarira umuntu wese waguhemukiye, kugira ngo nawe so mu ijuru akubabarire. Ibyo bintu bikozwe, byanze bikunze Abanyarwanda basubira bakaba umwe, tukagira igihugu cyunze ubumwe. Ikindi yenda ndabona n'amasaha ari hagenda, nashaka kuvuga nk'abakristo twakabaye tubaye abantu ba mbere babazwa nyine n'igihugu cyacu kuba cyaraciye muri ibi bikomeye. Yego dufite aho Imana itugejeje, ariko turacyafite na challenges imbere yacu. Dukwiriye rero gukunda igihugu cyacu, tukaba ba mbere mu gukunda igihugu, ndetse no kuba twakitangira tukaba twakitangira.
bibaye ngombwa. Hari ahantu Pawulo antangaza mu Baroma igice cya 9 umurongo wa 2 n'uwa 3. Aravuga ngo mfite agahinda kenshi n'umubabaro udatuza mu mutima wanjye kubw'igihugu cye, ndetse nakwifuza kuvumwa no gutandukanywa na Kristo ku bwa bene wacu ari bo b'umuryango wanjye ku mubiri. Urumva Pawulo yakundaga Abisirayeli, umuryango we nyine, ku buryo yavugaga ati ibi byiza Imana yampaye ndabyifuriza Abisirayeli, ku buryo kubona batabifite bintera agahinda, bintera umubabaro mwinshi, ndetse nakifuje gupfana nabo aho kugira ngo nzakire jyenyine. Urwo rukundo rw'igihugu cyacu, urwo rukundo Pawulo yakundaga Abisirayeli nyine, igihugu cye, natwe nirwo dukwiriye gukunda igihugu cyacu, tukacyifuriza ineza ishoboka yose. Hari n'abandi muri Bibiliya bakunze ibihugu byabo barabyitangira, natwe dukwiriye kubikunda gutyo, kuko tubafata nk'urugero mu bantu bizeye. Twavuga Mose yakunze Abisirayeli, bimunanira kuguma anezerewe mu binezereza byo kwa Farawo, yemera kujya gupfana n'Abisirayeli, kubabaranwa nabo. Na Nehemiya yari ameze neza rwose, kuko yari umuziritsi wa vino, yari the senior advisor w'umwami aho ngaho. Ubundi yari kuvuga ati amoke, ariko ababazwa nuko igihugu cye kimeze n'agasuzuguro n'iki. Gukunda Imana rero bikwiriye gutuma, kuba abakristo bikwiriye gutuma dukunda abacu, tukababazwa n'ibibababaza, to the extent dukwiriye kubegera tukababaranwa nabo, ariko atari ukuvuga ngo dukunda umubabaro, ari ukugira ngo tubapliftinge, tubavane muri uwo mubabaro, tubageza heza. Abakristo rero nitugira iyo mitekerereze, nubwo nafokasinze ku bumwe, iyo mitekerereze yatuma dutanga contribution cyangwa tugira uruhare runini cyane mu kubaka u Rwanda, kuko aho twaba turi hose twakora neza, ntitwahemuka, ntitwakwiba, ntitwabeshyera bagenzi bacu, ntitwaca hasi, twakwitanga dushaka ko igihugu cyacu kimera neza. Kandi igihugu si building, igihugu ni abantu. Twakunda abantu, tugakora ibishoboka byose kugira ngo babe uplifted. Kandi rimwe na rimwe burya igihugu nyine iyo giteye imbere n'umwiryane uragabanuka. Abanyarwanda nibo bavuze ngo abasangira bike biterana ibisambo, ariko twese twitanze tugateza imbere igihugu cyacu, byanadufasha no kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda. Reka yenda ndekera aho noye gukomeza mvuga menshi, mbaho umwanya wo kuba mwabaza ibibazo, niba hari ibibazo mufite
cyangwa se no gutanga ibitekerezo kuri iyi subject, ko numvise ko hari n'indi gahunda iri hano igiye kuza nyuma y'iyi, ntabwo twabononera gahunda. Rero murakoze cyane, mwakoze kuntega amatwi. Imana iduhana umugisha. Haramutse hari umuntu ufite ikibazo, turafata ibibazo bike, yazamura ikiganza ahari hanyuma nkahamusanga. Ndagira ngo tuzamurire rimwe, turafata session ibibazo. Ufite ikibazo rwose kigushyushyanye wumva utataha utabajije. Freddy, okay. Turabibariza rimwe ngira ngo nibyo biri bube byiza. Kandi ababaza mubaze mu magambo make. Urakoze. Yitwa Bugingo Esron. Ikibazo mfite, kenshi abarokore dukunda gukwepa ikintu kijyanye na politics. Nshaka kubaza, ngira ngo uri inzobere mu bintu bijyanye na politike kuko warayikoze. Umuntu abigenza ate akaba umunyepolitike mwiza kandi agakomeza akanakizwa? Nicyo kibazo mfite. Urakoze. Yes. Okay, murakoze. Nitwa Gasana Adeline. Ikibazo mfite, hirya no hino hagiye hagaragara ibikorwa bitandukanye by'imyitwarire mu Banyarwanda. Dufite amateka yacu nk'Abanyarwanda aho twavuye, hari naho tugeze ndetse hari naho twifuza kugera. Ariko iyo urebye hari ibyo tugenda tubona bikiri muri twe, nk'iyo ubonye umubyeyi afata uwo bashakanye akamwicira imbere y'abana, bareba umwana w'imyaka 5 uyu munsi akabona icyo kintu. Wenda muri twe hari abatarabibonye muhahise, ariko nkibaza ni iki twe nk'abakristo uko biri kose hari icyo twamenye. Ariko ni uruhe ruhare leta ishobora kuba igirana n'itorero cyangwa se amadini mu kuba habaho guhangana n'icyo kintu, cyangwa se ni iki nk'urubyiruko noneho twakongera mu guhangana n'ibyo bibazo? Murakoze. Ndashaka kuvira hano rimwe. Hari umuntu wamanitse muri iki gice. Murakoze. Je nitwa Karanganwa Frederic. Ikibazo mfite ndakibaza pastor. Kubyo twize cyangwa kubyo twabonye ku rwibutso, twabonye ko genocide yateguwe, kandi mu gutegurwa guhera muri 90 batangiye kwica abantu, cyane cyane twabonye Bugesera aho bicaga abantu. Ese ku buryo hari abatangiye no guhunga muri kiriya gihe, abasigaye mu gihugu ni ibihe byiringiro bari bafite rwose byatumaga bumva baguma mu gihugu kandi ibyo bintu biri kuba, ku buryo batashobora kuvuga ati kuki twe tutahunga kugira ngo dukize ubuzima bwacu? Akoze. Murakoze. Amazina ni David Kayitare. Ndi kibazo nari mfite, urubyiruko n'imbaraga z'igihugu. Mwigisha urubyiruko buri gihe, kandi urubyiruko ni byiza ko rwakumva, ariko nanone nk'itorero urubyiruko rumarana igihe gito n'itorero kuko habaho umunsi, ariko nanone umubyeyi n'umarana n'umwana w'igihe kinini, kandi hari ibyaha bigenda bigaragara hirya no hino. Bamwe mu rubyiruko bagifite imyumvire, kuko ni ibintu bigenda bihererekana. Niki ko mwigisha urubyiruko ababyeyi bagifite imyumvire bo?
ntacyo babateganyiriza, inyigisho zabo zararangiye. Ni icyo kibazo nari mfite. ndumva ngira ngo ibyo ari byo bibazo twari dufite. Hari n'undi? Murakoze, nitwa Misageriyeri, urubyiruko rwa nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Ikibazo mfite, twiga amateka atandukanye, yaba y'intambara y'isi yaba n'ay'u Rwanda mu gihe cya kera, ariko aya mateka ya jenoside ntabwo tuyabona mu buryo bworoshye. Tuyabona muri iki gihe cyo kwibuka cy'iminsi 100, ariko biba birangiye. Nta hantu wakura igitabo wayigamo keretse muri izo nyubako zirenze nyine, ariko nta bundi buryo tubona bwo kwiga aya mateka mu buryo butworoheye. Kandi nkatwe hanyuma ya jenoside tuba twumva nyine dukwiye kuyigiraho mu buryo tuzatoza n'abazadukomokaho kuzirinda iki cyago kibi cyagwiririye u Rwanda. Murakoze. Ikibazo cya mbere ngira ngo Nesironi bakibajije avuga ko urubyiruko rw'abakristo rukunze gukwepa politiki. Ngo ese umuntu yaba muri politike akanakizwa ati? Nge nkunze kubwira abantu si ubwa mbere ikibazo bakimbaza, nkunze kubwira abantu ko nubwo yenda muri politike hakomeye hashobora kuba hari ibigeragezo, ariko ugerageza abanyepolitiki niwe ugerageza abanyetorero, niwe ugerageza abahinzi, niwe ugerageza abacuruzi, niwe ugerageza abacamanza. Umwanzi wacu ni umwe, ni Satani, kandi ntahahezwa. Yagusanga mu itorero, yewe wanahisemo no kureka ibyo muri iyi si bisanzwe, ukavuga uti ngiye gukorera Imana gusa, ndi umukozi w'Imana. Nubwo twese aho turi hose turi abakozi b'Imana, ariko specific mu itorero. Kuko murabizi hari abapasitori bajya bahemuka, bakagwa mu byaha by'ubusambanyi, bakagwa mu byaha byo kwiba, bakarya amabati y'abapfakazi n'ay'imfubyi. Ni ukuvuga ngo icya mbere cyo dukwiriye kumenya, ntaho twahungira umwanzi Satani. Nta gace tukiri muri iyi si kari secure. Byiza rero nuko twasaba umwami Yesu akaduha imbaraga zo guhangana na Satani aho twaba turi hose, noneho akatudeployinga aho yatudeployinga hose. Haba ari ku musozi wa politike yatwoherejemo, azajyana natwe, azabana natwe, kandi azadushoboza. Kuko udushoboza niwe, ntabwo ari twe twishoboza. nta nubwo dushobozwa nuko twacuzinze profession yoroshye aho Satani atagera, kuko ntawe. Ikindi cya kabiri dukwiriye kumenya, nako cya gatatu, icyo dukwiriye kumenya nuko nta gice cy'ubuzima bwo muri iyi si umwami Yesu atifuje kuzanamo ubwami bw'Imana. Kuko ni igiye kureba nibyo umwami Yesu yabwiraga abantu, yewe n'intumwa nicyo zagendaga zibwira abantu, zavugaga ko zizanye ubwami bw'Imana. Ntabwo ubwami bw'Imana zabuzanye muri confines ya Eglise, zabuzanye muri iyi si.
rero no muri politiki ubwami bw'Imana bukwiriye kugerayo. Abakristo bumva bafite umuhamagaro wa politiki ntibazayitinye, bazasabe gusa nk'uko Mose yavuze ngo nutava aha nitutajyana simva, bazasabe umwami Yesu agendane nabo, abahe imbaraga z'umwuka wera, maze bajye gukora akazi aho ngaho, bahajye bari convinced ko bari deployed n'umwami Yesu kujya gukora akazi aho, kujyana umucyo n'umunyu aho ngaho, aho abantu benshi bavuga ko nta mucyo nta n'umunyu, niho dukwiriye kujya nyine. Nujya kuvuga ngo ntakwiriye kujyayo, namubaza ikibazo kiri simbo kimwe, ese ujya usengera abakristu abanyepolitike ngo bakizwe? Ujya ubasengera ngo bakizwe? Niba ujya ubasengera ngo bakizwe, uba ushaka ko nibamara gukizwa bavamwo, kuko nta mukristo ukwiriye kubayo se, ahubwo bugira ngo bakizwe, noneho baba abakristo beza, ndetse banakore n'ibyiza. Turamutse turekeye politike abo twita babi, abantu batagira, nuko nta gifaransa mu kiga cyinshi, deja sans foi ni morale, ntabwo twagahindukiye ngo ducomplaininge tuvuge ngo ariko badutegetse nabi, batuyoboye nabi. So tuba twifuza ko abo bantu bubaha Imana, bakunda Imana, bakunda abantu, baba benshi muri politiki, kugira ngo politiki ibe nziza, itugeze ku byiza. Rero ibyo nibyo bikwiriye kuba bidufasha no kuba abanyepolitike beza bakizwa igihe twinjiye muri politiki. Ni ukumenya ko dushobozwa byose n'umwami Yesu. Adeline we yavuze ati ariko se ko dukomeza kubona hakiri ubugome, turacyabona umubyeyi yica uwo bashakanye cyangwa se akica imbere y'abana, hari n'abica abana babo. Kubugome muri make bukiriho, tubigenze dute? Ntabwo dukwiriye gucika intege, dukwiriye gucika intege, dukwiriye gukomeza gusengera Abanyarwanda barakomeretse cyane, Abanyarwanda bararwaye, dukwiriye gusaba Imana ngo ibakize. Ibyo byose ni resulta y'ibyo bize za psychology bita ngo post traumatic syndrome disorder, ikagutera agahinda kenshi cyangwa umujinya mwinshi, ukaba wakora n'ibibi nk'ibyo. So icyambere nk'abakristo byo devoir dufite niyo gusengera abo bantu. Leta nayo igomba gukora ibishoboka byose, hakaboneka abantu bize za psychology clinique bakomeza kuganiriza Abanyarwanda. Buriya ajya kugera aho buriya yarerekanye na sinye ko azanabikora, ariko akabura ubufasha. Government yakomeza kugerageza gushyiraho mekanizme zifasha nyine hirya no hino mu gihugu cyacu, hakaboneka abatabara abantu nk'abo. Ikindi nacyo n'amategeko agakomeza gukora, abantu bakora ibyaha nk'ibyo bakabihanirwa. Ibyo byose
bifatanyirije hamwe abantu tukagira nyine na zeri yo kuvuga ubutumwa. Ego ntabwo tukigira zeri yo kuvuga ubutumwa nk'uko kera abantu barakizwaga ugasanga mu mabisi abantu baragenda bavuga ubutumwa kuri intersection zose z'imihanda abantu baravuga ubutumwa. Abantu basigaye bakizwa bakaba comfortable bakamera nk'umuntu waba ari nk'umuntu uri mu bwato ari hagashya abona abandi bariho barohama akagenda aririmba ati ngiye iwacu mu ijuru, ntagire wohereza ukuboko ngo amuzane muri ubwo bwato buriho bujya mu ijuru. Nibaza ko abakristo dufite challenge rwose. Christianisme yacu cyangwa ubukristo bwacu tumaze kubihindura gusa umuco. It is another form of culture turimo. Ariko ubanza tutanakibabazwa n'abatafite agakiza ngo bitume turara dusenga tubingingira tunasaba n'imbaraga tubasange tubabwire kuko agakiza nyako icyahindura kino gihugu byanyabyo nuko abantu bakwakira umwami Yesu. Icyo government ikora no gucreatinga environment yatuma abavuga butumwa bakora ako kazi. So government yo buri creatinga conditions za peaceful coexistence. Urengereye amategeko bakamuhana, niyo wanyanga ukabigumana mu mutima ariko wabye expressing amategeko akaguhana. Ariko niyo wabigumana mu mutima ariko utabikize nabyo si byiza kuko bigeraho nyine bigapfunuka bigatanga uwo musaruro mubi nyine. Ariko igihe hari iyo peaceful coexistence yakabaye ituma abakristo bakora noneho wa murimo wo kuzana abantu kuri Yesu bagakira. Reka nsimbi icyo babajije Pastor Antoine barakivuga. Kayitare yabajije ati tubona habaho effort yo kwigisha urubyiruko cyane, habaho n'itorero n'iki, ariko ababyeyi bo ko bidakorwa cyane. Navuga ngo ababyeyi nabo birakorwa kuko buriya habaho itorero ry'inzego nyinshi. Mwebwe namumenye itorero ry'abanyeshuri rihuza urubyiruko, ariko buriya habaho itorero rihuza abarimu bose, habaho itorero rihuza abakora muri duwani, abakora iki, hagenda habaho sessions zo kwigisha abantu. Ariko nk'uko babivuze noneho muri iki gihe cyo kwibuka hakabaho n'indefori, ugasanga no ku maradiyo na televiziyo ari byo bikorwa. Habaho gukomeza kwigisha, ariko impamvu nanavuga ko habaho focus irenze urugero ku rubyiruko, ngira ngo ni cya kindi tuvuga ngo igiti kigororwa kikiri gito. Hari abantu bakuze buriya guhinduka bitoroshye. Abo ngabo numva igihugu kizabamanajinga kibabuza kuba bakora ibibi bakoze, basubira gukora ibibi bakoze. Of course bakomeza bonona urubyiruko kwishyiga wa mugani. Aho rero niho tugomba kurwanira nabo urwo rubyiruko, niho igihugu kirwanira nabo bantu
urubyiruko noneho kigafokasinga ku rubyiruko kikarubwira kikarusobanurira ku buryo abo babyeyi bononekaye batabiharira. Nicyo mbona gikorwa. Daniel yabajije ngo kuki hatabaho kwiga amateka ya jenoside. ngira ngo ikintu dukwiriye kumva muri iyi kwigisha amateka ya jenoside ntabwo byoroshye hano mu Rwanda, kuko abayigisha mu mashuri, abarimu bakabaye bayigisha, ni abantu babaye affecté n'iyo jenoside. Bamwe bayagizemo uruhare, abandi yabagizeho ingaruka. Usanga bitoroha. Ni nayo mpamvu mu myaka ya mbere ya post genocide ibintu bigishyushye, government yari yaranafashe n'icyemezo cyo kuvuga ngo reka ayo mateka boye kubiyigisha, kuko ejo utazasanga abantu bayigisha uko bashatse. Bashyiraho ekipe y'abhistoriye ngo bicare bandika amateka y'u Rwanda, ndetse barayandika, habaho na za deba zo kuyumvikanaho, ku buryo abanyeshuri biga amateka y'u Rwanda ni abavuba. Buriya bize kuva muri 1994 nko kugera muri 2010, kuko ndumva igitabo cy'amateka twarakyemeje ndi ministre wa education. Urumva ab'icyo gihe nta mateka y'u Rwanda bigaga y'Ubufaransa, ya Brazil, ya he. Kubera iki bavuga ngo abantu first of all dukwiriye kuyumvikanaho nk'abanyarwanda, tukavuga ngo aya niyo mateka yacu. No muri amateka harimo n'aya jenoside arimo, ariko nyine kubera biza ari nka a small chapter, ituma abana baguma bafite inyota, ndetse basigaye basaba ko ahubwo ryaba isomo ryihariye, bakavuga bati muri uyu mwaka tuzajya twiga amateka ya jenoside. Nk'uko umuntu yakavuze ati mu mwaka wa mbere tuziga yenda guhera muri 1200 kugeza muri 1500, mu mwaka wa kabiri kuva muri 1500 kugeza muri 1900, gutyo. Noneho hakabaho Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera